aba bana twatangiranye n'abana batoya, shimye Imana cyane kuko ubu ngubu ntabwo nari nzi ko ibi ngibi byazagerwaho, ariko njye ndi muri abo bana bagiye kujya ku ishuri, ngiye mu wa gatatu, umwe ni mukuru wanjye undi ni musaza wanjye. siko konyine afite ibintu byinshi, ariko ngiye kubabwira ikintu kimwe Imana yamunyujijemo ku munsi wa mbere duhuye, bikambera kuvuga ngo reka mugumane uyu muntu, azambera nanjye umubyeyi mwiza, azankomeza, azantoza gusenga, kandi twagiye dusengana ku bintu byinshi Imana ikabikora. Adufashije buri kimwe cyose, noneho ibintu by'agaciro gahambaye agenda aduhuza n'abantu b'umugisha ku buzima bwacu. Njye sinzi, mama yavuze byinshi ariko Muraho neza, nk'ibisanzwe rero ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo ni mubwire iki? Nta kindi tubwira abantu, ni ukubabwira ko ari beza, ni ukubabwira ko tubakunda, ni ukubabwira ko tubashimira. Nyuma y'igihe kinini cyo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, abantu bababwiye amagambo yica umutima. Twaravuze ngo ni iki twakora? Ni ukubwira abantu ko ari beza, ni ukubwira ko abantu tubakunda, ni ukongera gutuma abantu bongera kuryoherwa, gutanga ibirungo by'urukundo. Nta kindi rero, mubane natwe. Uyu munsi twasuye umuryango abantu bamwe bazi bakurikira Mubwire TV, bashyigikiye, bateye inkunga, niwo twagiye gusura. Mubane natwe rero muze kureba ukuntu bigenda, turabakunda. Twagiye mu Kiriza, ni umuryango twagiye gusura, ni umuryango njyewe inshuti zanjye, ni abana b'abavandimwe banjye, ni abantu nkunda, ni abantu b'ingenzi mu buzima bwanjye. Hanyuma rero abantu benshi kuri Mubwire TV muri comment bakunda kubona ama surprise dukora, abantu badutumye bagakunda kwibaza ngo ese ngo kubera iki mugera ku bantu bazwi cyangwa abantu basobanutse. Ntabwo ari bo bonyine tujya tugeraho, ahubwo tubageraho kuko hari abantu babadutumyeho. Nk'abantu mwarebye ikiganiro duheruka gushyiraho, hari umuntu wo muri Australia wadutumye kuri Aline Gahongayire, atubwira ko amukunda, ko ari umuntu nawe w'ingenzi, ari umuntu abona nk'icyitegererezo. Twagiye rero kumutungura, tugiye kumureba, tumubwira ubutumwa uwo muntu yaduhaye. Nawe ushaka kuba ufite umuntu ushaka gutungura, nawe ushaka kuba ufite umuntu ushaka kubwira ko umukunda, nawe ufite umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, ufite umuntu wagize ibintu akora mu buzima utekereza ukavuga ngo uri ingenzi. Abo bantu rero tubageraho, abo bantu tukagenda tukababwira ngo turabashimira. Abantu rero uyu munsi ikintu nari mbanje kubasobanurira, hari abantu babyandika muri comment ngo mujye mugera no ku bandi. Iyo tubonye uburyo, ni ibikorwa bisaba uburyo ndetse bisaba imbaraga ndetse bisaba amaboko. Hari abantu rero twifashishije, murabona, murabizi amashuri, turi mu gihe cy'amashuri, abana bamwe bagiye ku ishuri, abandi bari kujyayo. Hari umuryango rero nawo twasuye utari ufite uko abana bajya ku ishuri, abana b'abahanga, abana batsinda, abana baba ba mbere, ariko kubona minervare bikaba ingorabahizi. Hari umuntu rero uwo mubyeyi jyewe ndamuzi, ni umuntu wubaha Imana, ni umuntu ukorera Imana, ni inshuti yanjye. Twagendanye urugendo runini kandi nabonye Imana imukoresha. Hanyuma rero mu gihe cy'itangira ry'amashuri ntacyo ngiye nari mfite namufasha, ndavuga ngo se nagira nte, nabiki kuri bo kugira ngo mbe umuyoboro. Ikintu nakoze rero, hari groupe y'inshuti zanjye nanditsemo, ndababwira ngo nimumfashe aba bana bajye ku ishuri. Icyo gihe rero abo bana abantu baramfashije, ndetse nshyira kuri stati abantu ndababwira ngo nimumfashe aba bana tubafashe basubire ku ishuri. Harimo umwana umwe watsinze ugiye kujya mu wa 4, hari n'undi ugiye gutangira uwa mbere segonderi, harimo n'abandi basanzwe biga, ariko kujya ku ishuri amatike, ibikoresho bitabasha kuboneka. Icyo gihe rero ndashimira cyane umuntu wafashe uruhare wese akavuga ngo ndashaka nanjye gukorera umugisha aba bana bajye kwiga. Nibyo ndi kubasobanurira. Iyo groupe y'abashuti banjye gusa kuba bankunda, kuba nanjye bamfata nk'inshuti yabo, barakoze baritanga, habonekamo amafaranga 93,000. Ayo mafaranga ni ay'inshuti zanjye zateranyije. Havamo n'undi aravuga ngo nanjye ngomba gukora igikorwa cy'umugisha, ngomba kugira ikintu nkora kuri aba bana, kuri uyu muryango, nanjye nkagira urwibutso imbere y'Imana. Ama 300,000. Turabizi neza ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuboko kw'ibumoso nimba gutanga ukundi ntikuzabimenya. Ariko impamvu bituba twabikoze ni ukugira ngo nawe ushobora kuba wifuza kuvuga ngo hari uwo nanjye nabera umugisha, hari uwo nagurira ikayi, hari uwo nagurira minervare, babonye nagurira igikoresho cy'ishuri, nakwishyurira minervare. Uyu munsi agiye ku ishuri, ese igihembwe gitaha bizagenda gute? Ese kugira ngo mama wabo abone uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo, bwo kugira ngo nawe babeho banezerewe. Ariko muzi kujya kwiga unezerewe ufite bordero, uzi kujya ku ishuri ubizi neza ko nta muntu ugusohora mu ishuri, ni ibintu by'ingenzi.
niyo mpamvu rero twaje kugira ngo dushimire cyane, nanereka abo bantu ko nabagereyeho. Barambwiye ngo mubwire TV kuko ibwira abantu, kuko niyo itumye tubamenya ngo izabadusurire. Uyu munsi rero nahageze, nagezeyo, nagiye kubabwira ko hari abantu babakunda, naje kubabwira ko hari abantu babazirikana, naje kubabwira ko hari abantu bafite ku mutima bavuga ngo nubwo uyu munsi mubona ubuzima butagenda neza, ariko hari ibyiringiro. Nimba hari umuntu ushobora gutekereza akavuga ngo nanjye ndihiye umwana ishuri kugira ngo nshinganishe uwanjye atazigera abura minerivare, kandi ndababwira ko iri ni itangiriro ry'ibyiza, iri ni itangiriro ry'umugisha. Ni ikivuga ngo mugiye kwiga, imiryango irafunguye. Ntago ari uko ubuzima buhora buri, ntago umuntu ahora yibaza ngo biragenda gute, ahubwo namwe imiryango irafungutse, igihe kirageze kugira ngo mube isoko y'umugisha. Icyo twakoze rero uyu munsi, nazindutse nyine mu itangira ry'amashuri, ntago byari byoroshye, tujya muri banke, njyana n'undi mwana umwe ntahari, ubu aracyari n'ubundi muri banke, tubasha kwishyurira abana 2, tubishyurira amafaranga 104,000. Ni abana b'abahanga baba batsinze neza, hari umwe wari wishyuriweho makeya, urumva ko ayo ngayo ataba ayuzuye, wenda ngo tuvuge ngo ibigo 2 twishyura 104,000. Hanyuma uwundi nawe ugiye gutangira mu wa mbere segonderi twishyura 25,000. Yego, murumva murafata 393 mukuremo ayo mafaranga 104 twishyuye kuri izi bordero. Aya ni amabordero y'abana 2 bazagenda ku ishuri, bishyuye, nta mwenda bafite, nta kibazo na kimwe bafite. Hanyuma n'uwundi mwana twari turi kumwe wabimfashagamo asigaye kuri banke, kuko twagombaga kubikora kugira ngo bamwe batangire bitegure bajye ku ishuri, agiye kwishyurira uwundi ayo mafaranga. Ubwo murafata ayo mafaranga, nitubirangiza mu kanya ndabaha amafaranga asigaye, ariko nabyo barabyumva, barumva 393 bakuremo izo minerivare, hanyuma amafaranga asigara tuyabahe. By'umwihariko rero ndashimira inshuti zanjye, ndashimira abantu bahagararanye nanjye, ndashimira abantu banyumvishe bakanyizera, kuko nta kintu nari mfite nakora kuri uyu muryango, ntacyo nari nshoboye pe, ariko ndavuga ngo ni igiki nakora, ni igiki nanjye n'uruhe ruhare rwanjye. Ndavuga reka ntanga igitekerezo, abantu baranshyigikira, abantu baravuga ngo turi kumwe nawe, nimubwire ko tubakunda, nimubwire ko tubashimira, nimubwire ko tubazirikana. Uyu munsi rero nibyo twaje kubabwira. Abantu barababwira ngo barabakunda, abantu barababwira mama Dia, abantu baje kukubwira ngo uri ingenzi, uri umubyeyi mwiza, gukorera Imana kwawe, reka ducanira ka mikoro, gukorera Imana kwawe, Imana irabizirikana, Imana irabyibuka. Iyi ni imirimo, ijambo ry'Imana riravuga ngo imirimo y'abera izibukwa, imirimo y'abera irazirikana. Rero uyu munsi reka tubanze twumve ikiri ku mutima w'uyu mubyeyi, nyuma y'igihe abana bajya kwiga badafite za bordero, nta bordero bafite, badafite ibikoresho, nta kintu bafite. Uyu munsi ntacyo nayifate no mu ntoki. Uyu munsi natwe tugiye kujya ku ishuri. Umwana yawe uzambwira turi muri banke ngo ni igita, ngo Sylvie, ngo nabuze ikintu nakubwira, ngo ntago ngo bisanzwe, ngo kuba ngiye ku ishuri ngo mfite bordero, ngo kuba ngiye gutangira ahantu ndi mushyashya ngo nkagenda nishyuye, ngo nabuze ikintu nakubwira. Bantu mwakoze iki gikorwa, bantu mwashyigikiye aba bana, Imana ibaha umugisha, Imana ihagarare ku bana banyu, Imana ibaha ubwenge, Imana ibagure mu bitekerezo, Imana ibashyigikire, ntimuzagire mugira icyo mubura, kandi ibiganza byanyu bijye bihora byakira, kuko mwatanze namwe mwakire kandi muhirwe. Reka twumve ikiri ku mutima w'uyu mubyeyi, nawe agira icyo ababwira. Nyuma tugiye gusoza n'abandi bana bamaze kugira icyo bavuga, araza kubasabira umugisha dusoze. Mama Dia, ni igiki wabwira aba bantu bitanze batabazi, bakavuga ngo reka turihire abana bajye ku ishuri? Nk'uko Sylvie yababwiye, urugendo kuri uyu munsi aho tugeze, Sylvie twaratangiranye ukiri umukobwa, akunda Imana, niho twamenyaniye. Nanjye nkunda Imana, nkunda n'abantu bayo, kandi nkunda gusenga, kandi mu by'ukuri mpora mfite ibyiringiro ibyo turimo gushaka ku Mana, Imana izabikora. Rero uyu munsi umbereye umunsi udasanzwe, nanjye ndatunguwe mu bo ajya atungura. Uretse ko turi busenge isengesho risoza, ariko ndumva isengesho rigufiya, kuko nanjye ndumva bindenze kubona uburyo iyi channel ya Mubwire TV itubereye umuyoboro ukomeye cyane. N'ubundi wari umuyoboro mwiza, uko turafashwa, ubwo abantu abatungura
ubwo ahumuriza abantu imitima, asubizamo abantu ibyiringiro, turafashwa cyane. Ariko ubu noneho mbese birandenze, turi busenge abantu bakoze iki gikorwa n'abandi babitekereza batabonye uburyo, ariko mu by'ukuri urukundo rwanyu turarubonye kandi intego ya Mubwire TV turayibona ndetse n'icyerekezo cyayo turakibona. Nta gushidikanya rero, rubanda nyamwinshi, abantu bafite abana, ari abatoya, ari abakuru, muzi agaciro k'umwana. Iyo umuntu yitaye ku mwana wawe aba arimo kugutegurira heza, umwana yaguhindurira ubuzima, umwana yaguhuza n'inshuti wowe utabasha kugeraho, umwana yakugeza aho utabasha kugera. Iyo umuntu rero yifuje gufasha umwana we kugira ngo atere intambwe, biba ari inkunga ikomeye cyane. Rero mu by'ukuri ndabashimiye, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ibagure. Abafite abana, Imana yite ku bana banyu, ibarindire abana, ibahe ubwenge. Umva, ibyo mushaka byose, imigisha yose mwifuriza abana banyu, Imana iyibahe. Rero ndabizi neza ko turasenga isengesho ryo kubashimira, ariko mwumve ko tubashimiye cyane. Kandi ndabizi neza nk'uko Sylvain yababwiye, aba bana twatangiranye n'abana batoya, shimye Imana cyane kuko ubu ngubu ntabwo nari nzi ko ibi ngibi byazagerwaho. Ariko ujye ugira inshuti nziza kandi uyizirikane, musenge, ntuzigere utakaza inshuti. Inshuti ntukayitakaze, jya uyikomeza, nubona hari ibyivanzemo umusange, ntuzite ku mabwire y'abantu, ntuzavuge, ahubwo umusange umubwire ngo niki twakora kugira ngo dukomezanye uru rugendo. Rero Sylvie, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha cyane. Amen. Tubereye umuyoboro ukomeye, kandi ni ukuri Imana yaguteguyemo umuteguro mwiza. Amen. Iyi cano ntabwo ari iyawe gusa, ahubwo ni iyacu twese. Ubundi twebwe mu by'ukuri dusanzwe tuzi ko umuntu azirikana umuntu wakugiriye ikintu kibi, ugahora wibuka ko uwo muntu yaguhemukiye. Ariko kwibuka umuntu wakugiriye ikintu cyiza, wakubwiye ijambo ryiza, ntubitekereze. Ariko iyi cano ni nziza cyane. Mubwire TV, iyo umubwiye ko hari aho mwahuriye musenga, hari aho mwahuriye mu birori, umuntu yambaye neza, hari aho mwahuriye mu gikorwa runaka bikagenda neza, niyo hajemo akabazo ibuka ko hari ibyiza mwagiranye, bigatuma ugira ibyiringiro ko uwo mutego usa nk'uwitambitsemo uri buvemo. Akenshi twebwe nk'Abanyarwanda cyangwa se abakristo ba none, umuntu hari igihe ababazwa nuko wamuvuze. Ariko iyo wamubwiye ibintu byiza, ukamubwira ko muri bwa bukwe wari wambaye neza, ukamubwira ko muri cya gihe mwasenganye hari icyakoretse, iyo hagize umuntu uvuga uravuga uti hoya, reka ntegereze nanjye ubwanjye nzirebere. Mubwire TV rero ni cano nziza, kandi Sylvie ni ukuri pe, jewe ubwanjye n'umuryango wanjye turagukunda. Kandi uko bimeze, nubwo wabona iyi cano itaramamara, ariko izamamara. Amen. Bizagenda neza. Uravunika, reba ahantu watereye mu ntoki, bamwe ntabwo bazi intoki, baba bari mu mujyi wa Kigali, ariko mu nkengero ni uguterera imisozi, ni ukuzamuka mu ntoki, ni mu miyenzi, sinzi n'abo babifashe, abantu bazabibona. Ariko Imana yakugize umuteguro mwiza. Amen. Turagushimiye rero, natwe nk'uko ujya ubitubwira, uri uw'ingenzi mu buzima bwacu. Urakoze cyane. Iyi cano yawe itubereye umuteguro mwiza, ni cano ihindura umuntu ubuzima, ni cano izana umunezero mu muntu. Niho byamucanze, iyo ubwirije, iyo uri kuvuga, twe tuba twumva urimo kutubwiriza, tukumva turahumurijwe, tukumva hari ibinyamuneza neza muri twebwe. Ariko uyu munsi byo bibaye akarusho. Rero uko bisa kose, abantu mwafatanyije iki gikorwa, ndetse n'abandi babitekereza, n'abandi batabashije kubyumva, Imana ibahe umugisha kandi bagure mu izina rya Yesu. Murakoze. Imana y'umugisha. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Diane. Sinzi ukuntu nabivuga, hari ibintu bikubaho mu buzima ukumva birakurenze. Njya mpora nshima Imana. Sylvie nkunda kubimubwira, Imana yarakoze cyane kuba yaraduhuje na Sylvie. Sylvie ni umuntu watubereye umugisha kuva mu bwana bwacu, ni ukuri si ukubabeshya. Sylvie yadufashije buri kimwe cyose, noneho ibintu by'agaciro gahambaye agenda aduhuza n'abantu b'umugisha ku buzima bwacu. Njye sinzi, mama yavuze byinshi,
ariko muri make reka mvuge bike kuko iyo bindenze mbura icyo mvuga, ariko ndabashimiye cyane, mwakoze cyane. Najyaga nicara nkibaza barumuna banjye baratsinze, nkajya nibaza barumuna banjye baziga gute, ariko kubera imbaraga z'Imana, Imana yaduhuje na Sylvie akatubera umugisha ku buzima bwacu, akaduhuza n'abantu bakomeye, ni ukuri ndamushimiye. Imana ijye imuha umugisha, n'abo bantu bose b'inshuti ze badufasha, Imana ikomeze kubaha umugisha, ni ukuri murakoze. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha. Bakomeje gukurikirana Mubwire TV, mubwire uko umeze, mubwire icyo wifuza kikuri ku mutima. Ndashima Imana yamuje na Sylvie, njye ndi muri abo bana bagiye kujya ku ishuri, ngiye mu wa gatatu. Umwe ni mukuru wanjye, undi ni musaza wanjye. Ndashima Imana cyane, ariko ndayishimira cyane ko yaduhuje n'abantu b'agaciro ku buzima bwacu, ikaba ikomeje kuturinda, kandi abo bantu babashije gutera intambwe bakadufasha mu buzima bwacu. Iyo ni ishusho nziza itwereka ko bifuza ko tugera ku byiza byinshi. Mwami Imana rero niko nanjye mbasabiye umugisha, ukomeze ubagire neza, ubagure, ubateze imbere. Buri wese umuhaze cyangwa se ukomeze umurinde intambwe ze, umugeze ku cyifuzo cye mu buzima. Mukomeze gukurikirana Mubwire TV kandi turabakunda cyane. Murumva rero ko ni byiza kugira umuntu wongera gutuma ubuzima bumuryohera, kongera gutuma mu by'ukuri nta byiringiro bari bafite byo kujya ku ishuri. Bibazaga uko bazagenda, ese bazabona amatike, ese bazabona minerivare bigenze gute. Aba bana ikintu cyose bagezeho ni igihe Imana nyine ikoresha abantu, igenda ikoresha abantu batandukanye, Imana ikabacira inzira bakabona kujya kwiga. Muri iki gihe rero nabwo baribazaga ngo biragenda gute. Ni muri urwo rwego nabibwiye abantu baravuga ngo reka tubashyigikire. Ni ukuri mbasabiye umugisha. Kandi ikindi kintu nababwira muri ibyo bintu byo kubwira abantu ngo ni beza turabakunda, Mama Diane ni umuntu twamenyanye kera za 2014 cyangwa na 5 gutyo, 2014. Mama Diane kuva icyo gihe muzi uko yakoreraga Imana. Hari abantu benshi mujya mubibona, iyi ni Mubwire tubabwira ibyiza byabo bagihari. Abantu benshi ugasanga ni abakozi b'Imana ariko bafite imitwe babescro, ndetse banashora Imana ishobora kunyuramo rimwe akatangira kumera nk'umuntu ugurishije impano ze. Ngiye kubabwira akantu gatoya katumye nagiye mureberaho, siko konyine afite ibintu byinshi, ariko ngiye kubabwira ikintu kimwe Imana yamunyujijemo ku munsi wa mbere duhuye, bikambera kuvuga ngo reka mugumane uyu muntu, azambera nanjye umubyeyi mwiza, azankomeza, azantoza gusenga. Kandi twagiye dusengana ku bintu byinshi, Imana ikabikora. Umunsi umwe yamfashe ukuboko arambwira ngo genda Imana iguhe perime, ngo Imana irambwiye ngo ugiye kuguha imodoka yawe, ngo genda ufate perime yawe. Icyo gihe ndavuga se uyu muntu arambwira ngo njye gufata perime ndayikurayo. Ndabyibuka yabimbwiye icyo gihe ari nko kuwa gatanu, yabimbwiye kuwa gatanu icyo gihe nakoraga muri banki, abantu baza kwishyura bagiye gukorera provisoire, nanjye mba ndishyuye, nishyura kuwa gatanu, kuwa mbere njya gukora. Ngiye gukora nahise ngira amanota 18 muri provisoire, nta kintu na kimwe nzi, nta cyapa. Nyuma y'icyo gihe mpita mvuga ngo uzwi iki ari ikimenyetso cy'ibyiza, noneho reka njye no kwiga imodoka. Naragiye niga ibyumweru 2 nabyo bituzuye, ndagenda njya gukorera la perime. Byari bikomeye uwo munsi, ariko nkavuga nti Mama Diane ntibirakomeye, ntisubu ko mbona ngiye gutsinda. Arambwira ati ariko uziko Imana yavuganye nawe, Imana yavuganye nawe, yavuze ko ugiye kubona perime. Ati ntabwo yigeze mbwira ko uzatsindwa. Ndababwiza ukuri nakoze rimwe mpita mbona perime. N'ibindi byinshi twagiye dusengera Imana ikabikora. Kuva izo za 2014 kugeza uyu munsi, ni umubyeyi w'inyangamugayo, ni umubyeyi wagakwiye kuba nawe ari mu bagurisha impano zabo, kuko Imana iramukoresha. Ntabwo naje kumwamamaza kugira ngo mumusange ngo kubera impano ngo murashaka Imana, mushaka agakiza mukizwe, namwe Imana izabagendere. Ariko ndababwira ko ari inyangamugayo, ari umubyeyi wumvira umwuka w'Imana, ari umubyeyi wemeye guca bugufi akagendana n'Imana, akavuga ngo Imana izahindura ubuzima kandi Imana izabikora. Bantu rero mukurikira Mubwire TV, reka mbasaba ikintu kimwe. Mwabonye bano bana, hari abandi babiri badahari, hari uri muri banki uri kwishyurira abandi basigaye, hari n'undi utari hano. Murumva ko ni abana ni 6, ni abana 8, ni abana 8. Muri abo bana 8 harimo uyu mukobwa mukuru mwabonye Diane, yararangije segonderi ariko ntigeze abasha kwiga kaminuza. Imana ishobora kugukoresha akaba yakwiga kaminuza, cyangwa Imana ikagukoresha ukamuha akazi akabona uburyo bwo kwiga. Yabonye atari kubona kandi kazi, adafite ikindi kintu ari gukora, aremera avuga ati reka no kwicara mu rugo mbe niga ibintu byo gusuka. Ushobora kuba ufite na salo, ukeneye umuntu w'inyangamugayo, ukeneye umuntu wakurebera muri salo ntibanakwibe. Abantu b'inyangamugayo bariho, abantu bubaha Imana barahari. Aba bana ndabatangira ubuhamya, ni abana bumvira Imana, ni abana bayoborwa n'umwuka w'Imana. Wamuha akazi rero,
ndetse n'uyu mumama ushobora kuvuga ngo Imana irankoreshe, reka mumushingira akadepo k'amakara wenda acuruze, reka muhe igishoro acuruza ibi n'ibi n'ibi, kugira ngo ubuzima bugire gute buhinduke. Ibyo byose wabikora nk'uko aba bakoze uyu munsi bakabarihira amashuri, nawe ufite icyo Imana yagukoresha. Uzumva ari icyo Imana yamukoresha, Mama Diane mbere ko dusengera agiye kuvuga nimero ye, hanyuma namara kubabwira nimero ye ya telefone adusengere abasabira umugisha. Ariko nanjye ubwanjye ndi gusoza ndabasabira umugisha pe, ndabasabira umugisha umuntu wese wabashyigikiye, umuntu wese warambuye ibiganza. Mbwira na ba bandi mutubwira ngo dutungura abeza, ngo dutungura ibyamamare, bariya ni abantu baba badutumyeho. Wowe uvuga ko dutungura ibyamamare, hariho nimero yanjye ya momo, ntuma ku muntu uvuge ngo uguriye ikaye aba bana ndetse uguriye n'abandi. Si aba bonyine batari kujya ku ishuri, hari abandi batarajyayo. Uzantuma wese nzamutumikira, kandi ubwo butumwa wampaye nzabugezayo amahoro. Dukore ibintu byiza, dukore imirimo myiza izatubera urwibutso imbere y'Imana. Ndabakunda, mukore like, mukore share, mukore comment, mubwire TV igere kure, abantu babone ko hari n'abavuga ibyiza, batavuga inkuru z'incamugongo gusa, ahubwo hari inkuru zongerera abantu ibyiringiro. Reka Mama Diane ababwire nimero ya telefone, narangiza dusengere adusabire umugisha, dusabire n'umugisha kameramani wadufashije uyu munsi. Nibwo bwa mbere twamubonye, ariko nawe mugireho umugisha, Imana imumugisha. Namubwiye ahita avuga ati reka nze rwose ngufashe, kugira ngo abantu babone ko ibintu tuba dukora biba byageze kubo badutumyeho. Mukomeze rero mutungura abantu, nimba ari ushaka gutungura, hari ushaka kwifuriza isabukuru, turahari tuzakugererayo, tubabwire ibyo ushaka kubabwira. Imana ibaha umugisha. Mama Diane abwira abantu nimero yawe ya telefone, wabwire n'amazina yanditseho, uzabishobora no kuri momo azakwandikira ubutumwa bugufi. Ni 078 39 36 445. Reka rero dusenge tubasabire umugisha. Kameramani na Imana imuha umugisha. Abakameramani baba bafite akazi kenshi, no muri studio barimo baramuhamagara. Reka rero dusenge tubasabire umugisha. Turi kumwe na Mubwire TV yacu, turakomezanyije, tuzajya dukomeza tubonane. Kandi Mana we simbizi, ariko ndabizi ko urugendo turarukomeje kandi tuzarusohoza amahoro. Iyi channel izaguka cyane kandi izagera kure. Reka dusenge Imana rero tubasabire umugisha. Imana Data wa twese, Imana idukunda, Mana turagushimiye, uri Imana y'amahoro, uri Estance Menekide, uri Revo, urishobora byose, niryo zina ryawe, uri ndiho kandi uzahoraho. Uwiteka, aya masaha kuri aya manywa y'ihanga Umwami, nyemerera nsabye umugisha ku muja wawe ndetse Estance n'abafatanyabikorwa. Tubasabiye umugisha utagabanyije, tubasabiye imbaraga zidasanzwe, tubasabiye gukomera, tubasabiye kwaguka mu buryo bwose. Uwiteka, aya masaha rero ndasenze, nsabiye umugisha Estance Menekide, abakoze iki gikorwa, Wera wa Isiraheli. Hari abafite abana barimo bajya ku mashuri, hari n'abatarabona uburyo Uwiteka Nyiringabo bivuze ko bafashije, ariko baba batarava mu ngo. Turabasengeye kugira ngo Wera wa Isiraheli nabone ukuboko kwiza, ukuboko gusumbye uko barambuye. Uwiteka Nyiringabo Imana rero ngabo bagirire neza, ukomeze kubarengera, ukomeze kubahagararaho, ukomeze kubimana, ubagure mu buryo bw'umubiri ndetse no mu mwuka, mu izina rya Yesu. Ngabo ukomeza kubana Estance na Sylvie, Estance ndetse n'umuryango we wose, ubagure rwose, bagwizemo umugisha, imigisha Estance itandukanye. Reka ubagirire neza rero kandi ukomeze kubana nabo. Ikiruta byose Mwami, tukugirireho umugisha, tuzabane nawe mu bwami bwawe. Urakoze Mwami Yesu, ngo ukomeza kubana natwe none n'iteka ryose. Amen. Amen.